ayivugaho cyane, ndetse n'ibibazo by'itorero ibi nibyo yagiye avugaho cyane. Ngira ngo mwagiye mwumva aho avuga ngo abashumba bamwe ni ibirara, ngo ni ingegera, ngo ni inturi zihishe mu matorero kubera ibyo birirwa bakoreramo, barya amafaranga ya za kompasiyo, barya amaturo, bari mu matorero basambana. Hari aho yavuze ko hari umuyobozi w'itorero wigeze gusambanya umwana w'umukobwa agaza guhamagara Riziki amugisha inama. Ibi byose abivugaho, nicyo cyanatumye akurwa muri ADEPR bitewe n'ubuhanuzi bwe n'inyigisho ze. Benshi bemera ko afite impano bakanamukunda cyane, mu gihe abandi batamukunda bitewe n'ibyo avuga kuko ntaho ajya yegamira. Nta wundi yitwa Riziki Chantal, ni umukobwa utagira ubwoba. Uyu rero ni umuhanuzi ugibwaho impaka cyane bitewe n'ibitekerezo bye ku myambarire y'abagore, ku bayobozi b'amadini no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa ndetse abandi bakamunenga. Yagiye avuga cyane ku myambarire y'abakristo, abagore n'abakobwa. Yagiye abivugaho cyane, hadakunda biyambika ubusa amamini, bagenda barata ibibero n'ibiki, bisiga inzara, banadefiriza basigamo bya bivuta bya mukorogo. Ibi ntiyagiye abikunda cyane. Avuga no ku bayobozi b'amadini, imyitwarire yabo itameze neza cyane cyangwa se idahwitse. Ibi nabyo yagiye abivugaho cyane. No ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa na bamwe, ariko abandi bakagenda bamunenga bitewe n'ibyo yagiye avuga. Iyi ni Mahombe Empire rero, guma hano tubane nkusobanurire byinshi ku mateka ya Riziki Chantal. Ndabakunda cyane, ntihagire aho ujya. Hari byinshi cyane byagiye bituma Riziki Chantal rero amenyekana. Hari byinshi uzi wamumenyeyeho, hari n'ibyinshi abandi bamumenyeyeho. Rero icyatumye amenyekana cyane hari inkuru ya Cadillac cyangwa se itwikwa ry'akabari ka Cadillac. Iki ni kimwe mu bintu byavuzwe cyane kuri we. Mu buhamya bwe yagiye anitangira, yavuze ko Imana yamweretse ibikorwa by'ubusambanyi n'ubusinzi byabaga ahantu hitwaga Cadillac mu kabari, maze asaba abantu kwihana. Nyuma yaho benshi mu bamushyigikiye bavuze ko ibyabaye kuri iyo nyubako byahuriranye n'ubutumwa yari yaratanze. Uyu Riziki Chantal yagiye yarabwiriza rero, bamwe bashaka kumusimbukana. Amaze gukora ibyo byose, bashatse kumusimbukana aratura, Imana imanura umuriro utwika akabari ka Cadillac, karashya karakongora. Ibi ni ibintu byabayeho, ntabwo ari comedy, nta nubwo ari AI iri kubivuga. Ibi bintu byabayeho, ntabwo ari amakabya nkuru. Ikindi ku bigendanye n'ubutumwa bwe rero kuri ADEPR, uyu Riziki Chantal yakunze kuvuga ko ADEPR ikeneye kwisubiraho no kwezwa. Hari ibiganiro byinshi yatanze avuga ko Imana izongera gukorera muri ADEPR nyuma yo gukoramo isuku. Ibi byateye impaka hagati y'abamushyigikiye n'abataramwemeraga. Rero ibi ngibi yarabivuze. Bibutsa ko yahanuye no kubigendanye n'ifungwa ry'insengero. Yatangiye hanura kuri corona, avuga ko abantu bagiye kubona amaparikingi, bagiye guparika amamodoka yabo n'ibindi byinshi, ku insengero zigiye gufungwa. Hashize iminsi coronavirus biraje, insengero zirafungwa, ziza gufungurwa. Hanura ko Imana atari yazifunguye, ahubwo ko ibyo imfunguzo kigiye kongera ikazikinga, ikibikira imfunguzo. Nibwo hahise haza ifungwa ry'insengero ejo bundi, kugira ngo byo byose mwarabyiyumviye kuko ni ibintu byabayeho. Ikindi yamenyekanye cyane avuga ku myambarire y'abagore. Yamenyekanye cyane kubera inyigisho zikomeye ku myambarire y'abakristo, cyane cyane abagore. Yakunze kurenga imyambaro, abona ko idahesha Imana icyubahiro. Ibintu byatumye bamwe bamushyigikira cyane, abandi bakamunenga. Hajya mu byumba cyane aho bagiye bavuga ko bakobwa biyambika ubusa, yambika udupataro. Ubwo utagira ubwoba yitwa mushiki wa Yohani, yitwa Igiharamagara. Nta wundi yitwa Riziki Chantal, umukobwa w'umuvugabutumwa utagira ubwoba, umuhanuzikazi. Abenshi ngira ngo muramuzi. Yavukiye mu cyahoze ari Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba, kandi yavukiye mu muryango wa Gatulika, aho ndetse yigeze kuba n'umubikira, nyuma akaza kubivamo akakira agakiza. Yaje kuba umubikira, noneho ageze mu wa gatatu segonderi ajya kuba ku mumama amufashaga. Wari waramubeshye ko azamwishyurira amashuri yisumbuye. Ubwo nkira aho ngaho ndababwira ko yanize amashuri 3 yisumbuye yonyine, atigeze arenzaho andi mashuri, aho uwo mubyeyi yigeze kumuhemukira kandi yaramwizeraga basengana. Nyuma akaza kubivamo akigira muri ADEPR. Yitwa Riziki Chantal, kandi nanone yanyuze mu buzima bugoye cyane akiri muto, kuko yigeze no kuba ku muhanda hariya mu mujyi, aho inzara yigeze kumurya cyane, ikamurya kuko yaryaga ibiryo byo muri mondisi cyangwa se muri poberi. Noneho ageze aho aza gucisha hasi ngo bikomeye cyane. Hari naho yageze ngo amwasumu yapanya cyangwa se uramutimbe kugira ngo apfe, nabwo ntiyapfa kubera ubuzima bushariye yarabayemo. Ibi ni ibihe bigoye cyane yagiye anyuramo, kandi ibi ngibi ntabwo wari ubizi.
Bigendanye n'ivugabutumwa, uyu Riziki Chantal yamenyekanye nk'umuvugabutumwa n'umuhanuzi ukoresha cyane urubuga rwa YouTube mu gutambutsa ubuhamya. Abenshi mwagiye mumenya cyane cyane muri za 2018, 2017, 2019 na 2020 mu bitangazamakuru bikomeye birimo Zaburi Nshya na Nkunda Gospel ndetse na Isimbi TV. Uyu muhanuzikazi ubu ndamenyesha ko yavuye mu itorero rya ADEPR, atakiri muri ADEPR kuko batandukanye bitewe n'ubuyobozi bw'itorero bamuhora ibibazo by'imyumvire ye n'ubuhanuzi bwe, kuko ubuhanuzi bwe butajya bugira uwo bwegamiraho, kuko ari umuhanuzi kazi uvugisha ukuri, ukunda kureba ku myambarire n'imyitwarire y'abakristo ndetse n'ibigendanye n'ubuyobozi bw'itorero. Ubutumwa bwe bwinshi bushingira ku kwihana, kwegera Imana no kunenga ibyo abona nk'ubuyobe cyangwa uburyarya mu nsengero. Riziki Chantal rero byamamaye cyane cyane kubera ubuhanuzi n'ubutumwa byavugaga ku myitwarire y'abakristo, imyambarire n'ibibazo by'itorero. Ngira ngo ku myitwarire y'abakristo mwagiye mukurikira ubuhanuzi bwe cyane, niba mujya mubwumva, aho agenda avuga ku bakristo, avuga ko bagomba kwitwara, aho yagiye avuga ko umukristo nyamukristo agomba kugira ibimuranga nyine, nta kwambara amapataro ku bakobwa n'abagore, nta kwambara amajipo magufi, nta gusiga inzara. Mbese avuga ko bagomba kwitwara neza nyine nk'abakristo, za ngeso Paulo yavuze zikabaranga, bakaba abakristo nyabakristo batabivanga, batanywa inzoga, badasambana, bakirinda ibyaha byose nyine nk'uko Bibiliya bivuga. Ibi byose abivugaho nta kintu ajya yegamiraho. Imyambarire nayo ayivugaho cyane, ndetse n'ibibazo by'itorero ibi nibyo yagiye avugaho cyane. Ngira ngo mwagiye mwumva aho avuga ngo abashumba bamwe ni ibirara, ngo ni injyagera, ngo ni inturi zihishe mu matorero kubera ibyo birwa bakoreramo, barya amafaranga ya za kompasiyo, barya amaturo, bari mu matorero basambana. Hari aho yavuze ko hari umuyobozi w'itorero wigeze gusambanya umwana w'umukobwa agaza guhamagara Riziki amugisha inama. Ibi byose abivugaho, nicyo cyanatumye akurwa muri ADEPR bitewe n'ubuhanuzi bwe n'inyigisho ze. Benshi bemera ko afite impano bakanamukunda cyane, mu gihe abandi batamukunda bitewe n'ibyo avuga, kuko ntaho ajya yegamira. Nta wundi yitwa Riziki Chantal, ni umukobwa utagira ubwoba. Uyu rero ni umuhanuzi ugibwaho impaka cyane bitewe n'ibitekerezo bye ku myambarire y'abagore, ku bayobozi b'amadini no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa ndetse abandi bakamunenga. Yagiye avuga cyane ku myambarire y'abakristo, abagore n'abakobwa. Yagiye abivugaho cyane, hadakunda biyambika ubusamamini, bagenda barata ibibero n'ibiki, bisiga inzara, banadefiriza basigamo bya bivuta bya mukorogo. Ibi ntiyagiye abikunda cyane. Avuga no ku bayobozi b'amadini, imyitwarire yabo itameze neza cyane cyangwa se idahwitse. Ibi nabyo yagiye abivugaho cyane. Yagiye abivugaho cyane no ku bikorwa bimwe by'insengero byatumye akundwa na bamwe, ariko abandi bakagenda bamunenga bitewe n'ibyo yagiye avuga. Iyi ni Mahombe Empire rero, guma hano tubane nkusobanurire byinshi ku mateka ya Riziki Chantal. Ndabakunda cyane, ntihagire aho ujya. Hari byinshi cyane byagiye bituma Riziki Chantal rero amenyekana. Hari byinshi uzi wamumenyeyeho, hari n'ibyinshi abandi bamumenyeyeho. Rero icyatumye amenyekana cyane cyane, hari inkuru ya Cadillac cyangwa se itwikwa ry'akabari ka Cadillac. Iki ni kimwe mu bintu byavuzwe cyane kuri we. Mu buhamya bwe yagiye anitangira, yavuze ko Imana yamweretse ibikorwa by'ubusambanyi n'ubusinzi byabaga ahantu hitwaga Cadillac mu kabari, maze asaba abantu kwihana. Nyuma yaho benshi mu bamushyigikiye bavuze ko ibyabaye kuri iyo nyubako byahuriranye n'ubutumwa yari yaratanze. Uyu Riziki Chantal yagiye yarabwiriza rero, bamwe bashaka kumusimbukana. Bamaze gukora ibyo byose, bashatse kumusimbukana aratura, Imana imanura umuriro utwika akabari ka Cadillac, karashya karakongora. Ibi ni ibintu byabayeho, ntabwo ari comedy, nta nubwo ari AI iri kubivuga. Ibi bintu byabayeho, ntabwo ari amakabya nkuru. Ikindi ku bigendanye n'ubutumwa bwe rero kuri ADEPR, uyu Riziki Chantal yakunze kuvuga ko ADEPR ikeneye kwisubiraho no kwezwa. Hari ibiganiro byinshi yatanze avuga ko Imana izongera gukorera muri ADEPR nyuma yo gukoramo isuku. Ibi byateye impaka hagati y'abamushyigikiye n'abataramwemeraga. Rero ibi ngibi yarabivuze. Bibutsa ko yahanuye no kubigendanye n'ifungwa ry'insengero. Yatangiye hanura kuri corona, avuga ko abantu bagiye kubona amaparikingi, bagiye guparika amamodoka yabo n'ibindi byinshi, ku insengero zigiye gufungwa. Hashize iminsi coronavirus biraje, insengero zirafungwa, ziza gufungurwa. Hanura ko Imana atari yazifunguye, ahubwo ko ibyo imfunguzo kigiye kongera ikazikinga, ikibikira imfunguzo. Nibwo hahise haza ifungwa ry'insengero ejo bundi. Kugira ngo byo byose mwarabyiyumviye, kuko ni ibintu byabayeho. Ikindi yamenyekanye cyane avuga ku myambarire y'abagore. Yamenyekanye
cyane kubera inyigisho zikomeye ku myambarire y'abakristo, cyane cyane abagore. Yakunze kurenga imyambaro abona ko idahesha Imana icyubahiro, ibintu byatumye bamwe bamushyigikira cyane abandi bakamunenga. Hajya mu byumba cyane aho bagiye bavuga ku bakobwa biyambika ubusa, yambika udupataro, abiyambika ibintu bagenda baratanga ibibero byabo. Hagiye babwira ko ibibero byabo ntacyo bimaze, ko birutwa n'ibibero by'inka, iby'inka byo babirya, ibyabo ntacyo babimaza. Ibi byagiye bituma rero bamwe bamukunda kubera ifuhe ry'umurimo w'Imana no kurakoresha, ndetse bandi bagenda bamunenga kubera ukuntu agenda ababwiza ukuri. Ikindi, mu buhamya bwe yavuze ko yanyuze mu buzima bugoye mbere yo kwinjira mu murimo w'Imana. Hari aho yavuze ko yigeze kuba umubikira ndetse akananyura mu bihe bikomeye mbere yo kwakira agakiza. Nabibabwiye kuko yigeze kuba umubikira, yagiye kuba ku mugore basenganaga amwizeza ko azamurihira amashuri akiga, birangira uyu mugore aje kumubeshya. Ibi byaramubabaje cyane bituma ava muri Gatolika aza muri ADEPR, ndetse mbere yigeze ngo no gusenga. Amaze kuvuga ishapure aza kwerekwa, rero yeretswe Imana imubwira ko agomba kujya muri ADEPR, aza kujyamo. Yaje kuba no ku muhanda aho yamazeho igihe kinini cyane muri za 2007 aba ku muhanda, aho yaje kwicwa n'inzara cyane, ajya muri mondisi. Nyuma ngo aza no kurya ikinini cy'imbeba agira ngo apfe biranga, kuko icyo gihe ngo yacishaga hasi cyane, ibintu biteye ubwoba. Mva yacishaga hasi cyane azi ngo agiye gupfa, ariko Imana irahamurindira. Riziki Chantal niwe turi kuvugaho, umukobwa utagira ubwoba igihe aramagara mushiki wa Yohani, nta muntu atinya. Noneho Riziki Chantal agira abantu bamushyigikiye n'abamunenga, kimwe n'abandi bavuga ubutumwa benshi bazwi. Afite abantu benshi bamukunda kandi bakemera ubutumwa bwe, ariko hari n'abamunenga bavuga ko amwe mu magambo ye cyangwa ubuhanuzi bwe atavugwaho rumwe. Nta rwego rwigenga rushobora ngo kwemeza ko ubuhanuzi bwe bwose bwasohoye cyangwa butasohoye. Ariko tutagiye no muri ibyo ngibyo, urugero muhaye rwo gukingwa kw'insengero, ibi niba bihanuye ubuhanuzi burahari kuri YouTube, wajya ukabireba. Iki ni igihamya cy'uko byasohoye. Uyu ni Riziki Chantal, nta wundi. Amagambo ye kubera ukuntu ajombana, kubera ukuntu yuzuyemo ukuri, bamwe ntibamukunda, ntibakunda ubuhanuzi bwe kubera ukuntu ababwiza ukuri, kubera ukuntu adaca ku ruhande. Umuntu udatinya kuvuga ko mu matorero harimo amabandi n'ingegera harimo amabandi n'ingegera n'inturi. Urumva uwo muntu ntago abantu benshi bamukunda. Yitwa Riziki Chantal, umukobwa utagira ubwoba. Ku kigendanye no gushaka rero, ni umukobwa abantu benshi bajyaga bibaza batese uyu ni umukobwa ni umugore ni iki, ariko ndagira ngo mbabwire ko hari umukobwa. Uyu ni umukobwa, mu kiganiro yigeze gutanga yasobanuye ko Imana yamubwiye ko gushaka kwe biri mu biganza byayo, nibishaka azashaka, nitabishaka azaguma ari umukobwa. Ndagira ngo mbabwire ko hari umukobwa rero benshi bajyaga babona ukuntu agaragara nk'ukuze ariko akaba akiri umukobwa. Ibi ngibi rwose ni mwitonde, ibi ngibi Imana niyo ibifite mu biganza byayo. Yaravuze ngo ese mwigeze mubona mushiki wa Yohani, mwigeze mubona umugore wa Yohani cyangwa se wa Pahuro cyangwa se wa Matayo? Nawe yavuze ko ari mushiki wa Yohani. Rero twari giharamagara ko ari umukobwa utagira ubwoba, yitwa Riziki Chantal. Riziki Chantal, turabakunda cyane. Rero mujye mukomeza mudukurikirane hano kuri Mahombe Empire. Iki ni igice cya mbere cy'amateka ya Riziki Chantal. Mujye ahatangirwa ibitekerezo cyangwa se komenti, muduhe igitekerezo cy'ibyo twazabagezaho ubukurikiraho. Iyi ni Mahombe Empire rero, turabakunda cyane sana, kandi subscribe.